Haleluya. Sinzi niba munyumva neza ariko ngiye siniyumva neza. Abamwe murabiseka ariko ndababwira impamvu. Sinzi niba munyumva neza ariko ngewe ntabwo ndimo kwiyumva neza. Mutise bite? Matishize nararyamye hanyuma byose ntari kwiyumva neza ugutwi kwafunze. Keka ko ari ibintu bishobora kurangira vuba, njya kwa muganga bareba ko hari ariko kugeza n'ubu ntabwo ugutwi kwanjye kurafunga. Ni nk'aho bashyizemo amazi arimo, sinshobora kumva ni kuvuga ariko siniyumve neza. Ubwo rero ni ukusabira kwanjye kufunga, ntabwo ndi kwiyumva neza. Nimwumva rero kuvuze cyane kumubwira ngo ni ukuvuga cyane ariko nuko ntari kwiyumva neza. Uyu munsi nashatse kuvugana namwe ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana, maze umutwe w'ijambo nashatse kuvugana namwe uravuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ajya mu mukompleti. Uwambaye ikirezi ntamenya kugera, noneho murabimenya. Uwambaye ikirezi ntamenya gukena. Reka dusenge. Data mu ijuru, gushimira uyu mwanya umpaye kuganira n'ubwoko bwawe. Ndagusaba ngo ibyanjye ubishyire iruhande maze ushyiremo ibyo wateguye, maze izina ryawe rihimbazwe. Maze niturangiza twese dutahe duhagijwe nawe, kandi ijambo ritubere impamvu n'urwego uzatugeza mu ijuru. Amen. Uwambaye ikirezi ngo ntamenya ngo kize gute? Kirezi. Ntabwo nsobanura umugani kuko ntabwo ari umugani nihimye. Ntabwo navugaho byinshi, mwese mwamenye icyo bishatse kuvuga. Nuko hari igihe umuntu aba afite ikintu ntamenye ko icyo kintu agifite, ahubwo agashaka kureba iruhande. Abantu baramubwira bati urabizi ko ufite ikintu cyiza, noneho ahubwo agatangaza ikibuga areba ati yego kumanza afite ikintu cyiza. Abagabo benshi bakunda gukora amakosa nk'ayo, ugasanga umugabo witwa Kashifasi Negasi sinimwaramenya ko byagenze muri iki cyumweru. Yari afite umugore mwiza yarongoye kwa Kineti, maze ashaka n'umukozi umukorera mu nzu undi mugore. Uwo mugore wamukoreye igihe runaka aramubenukwa aca kwa mugore we, maze aryamana n'umukozi we. Ejo bundi rero Kashifasi Negasi ukora terminator mu bakiteri ukomeye cyane yatandukanye n'umugore we kubera ko basanze yarabyaranye n'umukobwa yakoreshaga mu nzu. Uwambaye ikirezi ngo ntamenye ko bize gute? Ubu ngubu ahari nibaza atangira kumva yuko wa mugore we wamutaye noneho afite ikigara afite. Uriya mugabo witwa Esteka, sinzi niba mwarumvise uko byagenze. Dominique mwese mwarabyumvise uko byagenze. Dominique ni umuntu warongoye umujurnaliste wari ukomeye cyane mu Bufaransa, mwiza rwose wamwitaga kuri France 2. Sinzi niba mwarabonye amakuru ya kera, abantu bakurikira amakuru ya France 2. Umudamu mwiza abantu barwaniraga witwaga Anne Sinclair yari umuntu mudamu uriya mugabo Dominique Strauss-Kahn, ndetse akaba ari n'umudamu bwiza buramurenze, ahubwo anafite
uyu munsi turaganira nagira ngo dufate Bibiliya zacu dufate urwambere rw'Abakorinto igice cya 5 kugeza kuri 21. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 5 ndasoma mu Kinyarwanda ndangeze mu Gifaransa ndababwira impamvu soma mu Gifaransa ese abafite Ikinyarwanda badusomerera bo umve niba bafite tradition yanyu. Urwambere rw'Abakorinto rwa kabiri rw'Abakorinto ntabwo ndi kumva neza umusubije ntabwo ndi kumva iyo mu rurimi rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 20 na 21. Ese hashobora reka ese umukuru France ufite ibere Nyarwanda ushobora kudusomera umurongo wa 20 na 21. Ushase bwarikira murakoze cyane ngo nicyo gituma tubiki intumwa za Kristo. Ariko nshaka hari umuntu ufite Bibiliya y'Igifaransa. Kurya Abanyarwanda hari ibintu byinshi tubura, amaterme amwe tubura ugasanga ibintu bifashe wenda uko bitagombye kuba. Hano umuntu ushobora gusomera mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec nous. Merci beaucoup. Mu Gifaransa bavuze ngo nous faisons fonction d'ambassadeur. Nous faisons fonction d'ambassadeur. Mu Nyarwanda ngo turi intumwa. Gusa rero mva intumwa ambassadeur yego nyine ambassadeur bari intumwa, ariko burya ushobora gufata umuntu nkamutuma amugira intumwa yawe gusanzwe, ariko bavuze ngo ambassadeur, bakoresheje terme yitwa ambassadeur. Nagira ngo insiste kuri iryo jambo tuvuga ngo turi ba ambassadeur. Niyo mpamvu navuze ngo wambaye ikirezi ntamenya uko turi ba ambassadeur. Ese hari umuntu wigeze abona ambassadeur hano? Twabonye ambassadeur, twagiye tubona ambassadeur, ariko ambassadeur bagenda batandukanye. Hari ambassadeur wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo ari igihugu runaka usanga akomeye kurusha abaperezida bamwe b'ibihugu runaka. Ndetse hari ambasaderi bagenda bakanameneza abakuru b'igihugu barimo bavuga bati Bush yategetse iki ugomba kubikora cyangwa se ukabereka n'utabikora biragenda gutya. Impamvu rero nashatse kugira ngo tuvugane nawe kugira ngo turebe icyo turi cyo. Baravuga ngo turi ba ambasaderi. Nagira ngo turamukanye maze twese tujye tubyita kuri ambasaderi. Kuva muri iki gitondo turi ba excellence ambassadeur. Ese icyubahiro kirenze kuba ambasaderi mu gihugu
birababaje rwose. Reka turebe icyo ambasaderi amaze na fonctions. Nagiye muri Wikipedia, ngiye muri dictionnaire nshakisha role cyangwa se icyo ambasaderi amara. Sanga ambasaderi ari umuntu uhagarariye ku buryo bwo hejuru, nta wundi muntu uhagarariye ku buryo hejuru, uhagarariye ku buryo hejuru igihugu cye mu mahanga. Ni umuntu uhagarariye hejuru igihugu cye mu mahanga. Cya kabiri, afasha guverinoma ahagarariye kandi akayivugira ku buryo bwose, haba mu makosa no mu kuri. Hari igihe guverinoma ikora ikintu ariko ambasaderi agashishikanya kugira ngo ahigereke, noneho bakavuga ati mva leta ibi akagerageza kuyikura, ariko akanayirengera mu kuri ushoboka kose. Ntabwo ambasaderi yivugira ibivuye ngo ahubwo avuga ibyo bamutumye. Ntabwo iyo perezida avuze ikintu ambasaderi ajya mu gihugu ahagarariye ngo avuge igitandukanye n'icyo perezida we avuga. Agomba kugendera ku murongo wa perezida. Ndi kugenda mbaha job description y'akazi kanyu, niba muri kubyumva. Twavuze ko turi ambasaderi, niba kugenda mbabwira icyo noneho ambasaderi akazi ke. Ni intumwa ya leta ahagarariye, ese natwe ngo ntawumuhanga. Bafite icyo bita indahangarwa. Indahangarwa ni ukuvuga yuko ukoze ikosa mu gihugu uri ambasaderi ntabwo bashobora gushyira mu mapingu kuko babikoze mu bandi bantu basanzwe, ahubwo bagira gute uba ufite indahangarwa kujyana mu gihugu cyawe. Ambasaderi atanga amakuru y'ahandi mu gihugu cye, ngo informe son gouvernement de son pays. Agerageza gufata amakuru yo mu gihugu cye akayazana, noneho akayabwira abanyamahanga. Ambasaderi ngahagaze afite. None ambasaderi usanzwe yifata ate? Ambasaderi yifata ate? Ntabwo nuko nababwiye, ntabwo avuguruza leta ye, ngo ntabwo yifata uko abonye. Ntabwo ambasaderi yambara uko yishakiye. Ntabwo ashobora kuza ambasaderi maze yifashe nk'uko mbese abaturage bandi basanzwe. Oya, ambasaderi ntabwo yambara uko yishakiye, agenda representa igihugu, imico y'igihugu cye. Agomba kuba azi amategeko ndetse akaba azi neza n'itegeko nshinga ry'igihugu cye. Agomba kuba azi amategeko, akaba azi n'itegeko nshinga z'igihugu cye. Kuko bashaka kumubaza bati mbese iwanyu harya mufite pene de mort? Ambasaderi atabizi ashobora kuvuga ngo rero iwacu barabyemera, kandi ugasanga igihugu cye kitabyemera. Agomba kuba azi neza amategeko y'igihugu cye. Ngo agomba kuba n'umuntu uzi ubwenge, uhugutse kandi uzi neza ibyo azi imirimo ye, ari umuntu kompeta mu gifaransa umuntu yavuga. Ambasaderi agomba kuba ari umuntu wiyeguriye gukora umurimo yashinzwe, kuko ngo iyo awukoze nabi atugisha izina rye rya ambasaderi, agatukisha n'igihugu cye, agatukisha n'abaturage b'icyo gihugu. Murumva rero kugira ngo Yesu aze hano mu rwego rw'Abakorinto cyangwa Pawulo kugira ngo aze abwire abakristo ko turi ba ambasaderi, ari ikintu gikomeye cyane kuvuga yuko turi abambasaderi ba Yesu Kristo. Tugarutse kuri isomo rero, twese twabaye ambasaderi. Ese itegeko nshinga ryacu murarizi? Hari umuntu uzi itegeko ry'Abakristo? Ni ikihe yasinze? Itegeko nshinga n'amategeko amategeko cumi. Itegeko nshinga ryacu turarikurikiza. Ese texte za constitution zacu zose iyo tuzisomye turazizi? Twese turi ambasaderi. Ese dushobora gusobanura neza tuvuga tuti ibi bintu byanditse gutya, bisobanura gutya, bimeze gutya? Niba tutabikora
tugomba kwisubiraho tukagerageza gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore ukuntu tubitanga. kandi reka dusome mu Efeso 1:13-14 twahawe icyo bita lettre de créance. Lettre de créance ni urwandiko mbere y'uko ambasaderi afata agira akazi, hari urwandiko bamuha ajyana kuri leta cyangwa kuri perezida ahantu agomba gutangira akazi, noneho bakamuha akerekana ko agomba gutangira akazi, bakamuha autorisation yo gutangira akazi. Dusomye Efeso 1, kaze twasome Efeso igice cya 13 biravuga ngo ni namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ariryo butumwa bwiza bwagiza kandi mumaze kwizera niyo wabashyizeho ikimenyetso aricyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Iyo rero ni ikimenyetso cy'Umwuka Wera twasezeranijwe. Twese dufite iyo lettre de créance ariyo Mwuka Wera twasezeranijwe. Icyo kimenyetso twagishyizweho kugira ngo dushobore gutanga ubuhamya, maze dushobore kuvugirira leta yacu duhagarariye ya Yesu Kristo. Amen. Ntabwo turi ambasaderi ba leta iza igakomera maze igahamuka. Mwagiye mubona amaleta yagiye abaho, amaleta agashira, hakaza abandi ba perezida, igihugu kigaterwa n'ikindi, ibintu byose bigahinduka. Ntabwo turi ambasaderi b'ibyo bihugu, ahubwo duhagarariye leta ikomeye ya Yesu Kristo itazahamuka. Mbese tuzi ko twambaye icyo kirezo. Twebwe duhagarariye leta ihoraho, turi mu mahanga aho tugomba kuvugira inyungu za leta duhagarariye. None nk'uko tumaze kumva, tugomba kwifata tuti iyo turemesheje inama ntitugomba kuvuga ko twiboneye. Ni ukuvuga ko igihe cyose tuba ari mu nzira, igihe cyose tugenda, ntabwo tuvuga ibyo dutekereje, ahubwo turatekereza twese ibyo tuvuga bifite iyi impact ku bantu baza kutwumva, kuko tuba twokipa iyo fonction cyangwa tuba dufite iyo role y'abasasaderi. Ntabwo rero kuba ambasaderi bibera mu rusengero gusa, ahubwo kuba ambasaderi, ubwa ambasaderi bwacu ntabwo ari ukuvuga ngo buri mu biro, ahubwo ahantu hose tugenda dukora nk'abantu bahagarariye ingoma ya Yesu Kristo hano mu isi. Ntabwo rero tugomba kujya mu nzira ngo dutangire gutongana n'abagenzi, abahita n'abagenda, kuko turi ba ambasaderi. Ambasaderi agiye kwideplasa, agendana n'imodoka iriho icyapa cya koro diplomatike, iriho n'ibendera rigenda ryerekana igihugu cye. Hari akatekerezo k'umudamu ngo wari utwaye imodoka, noneho atwaye imodoka, ngira ngo tugeze kukuva agatekerezo hano imigisho. Noneho atwaye imodoka, arirukanka n'iyo modoka, agiye kureba abona abapolisi baramuhagaritse, batangiye kumuhagarika bati hagarara. Umudamu arahagarara, ahindura umugenzi. Noneho abapolisi baraza bamwegereye, bamusaba ibyangombwa bye. Bamusaba ibyangombwa, barareba, bamaze kubona ibyangombwa, arangije ngo yemutemere. Utamatse igeze gute? Abantu banyukanzeho n'amahoni, imirongo yose yahagaze igeze impagaze. None ndahagaze, bareba ibyangombwa byanjye, barabwira ngo nigendere. Nuko umudamu arangije arabaza ati, ariko kuki mwampagaritse? Abaza iki kibazo, kuki mwampagaritse? Mwampagaritse mwaje kumpagarika, none urambwira ngo nigendere. Nuko abapolisi baramwegera
twagiye tubona aho wagendaga hose utonganya abantu bose batuka ubakubita usa n'ubapepera kandi ubatonganya. Noneho twibwira yuko imodoka atari yawe, kuko twabonye icyapa kivuga ngo Yesu ari iwacu. Uzi ko muri Amerika cyangwa muri Afurika abantu bakunze gushyira ibyapa ku mamodoka yabo, Jesus is alive, Jesus Christ is good, I am his disciple. Nuko rero umudamu wari ufite icyapa cy'imodoka yagendaga atonganya abantu, wenda bamudepashije batuka n'iki byose. Noneho abapolisi barabatwara iriya modoka ntabwo ari iy'abadamu. Umuntu wafite iriya cyapa ntibishoboka ko yaba ari imodoka, bayirukanse bagomba kuba bayibeshye, kuko barirukanka baramufata basanga ni wa mudamu. Niyo mpamvu twaguhagaritse dusanze ari we yose. Nuko wagenda gutongana ntabwo uko wari umeze byashanyaga imodoka wawe. Ese hari ubwo mu migendere yacu, mu myifatire yacu, aho tugenda mbese twerekana ishusho ry'abakristo cyangwa twerekana ishusho ry'abantu b'abapagani? Mwibuke yuko imodoka zacu ari imodoka zanditseho ambasaderi. Mwibuke yuko imyambaro yacu ari imyambaro y'umwambasaderi. Iyo ambasaderi agiye guhura n'abaturage, iyo ambasaderi agiye guhura na perezida w'igihugu n'umuperezida ari mu gihugu, ntabwo agenda uko ashoboye kose, uko ashaka kose. Ntabwo isaha igeze aza yakerera. Ariko akenshi twebwe nk'ambasaderi hari igihe twiyizira, twaba twatangije inama cyangwa tugomba guhura na Yesu Kristo, tugomba guhura saa 8 mu rusengero, tukiyizira saa 6 cyangwa saa 6:15. Mbese tuba dukora akazi kacu neza? Ntabwo tuba tugakora neza. Abenshi mu ambasaderi hari ibintu byinshi bagomba gukora biberetse kugira ngo bashimishe igihugu barimo kandi barepresente neza igihugu cyabo. Ngo aho tugenda twese tugenda ntitwifata nka rubanda rusanzwe, tugerageza kudakora amakosa kugira ngo tudukisha igihugu cyacu. Iyo turi mu nama na perezida wacu turamureka akavuga, tugakurikiza ibyo yatubwiye. Bibiliya iratwereka ibyo perezida wacu ashaka gukora. Twebwe nk'abambasaderi dufite Bibiliya, ambasaderi wa Yesu Kristo, dufite uko Yesu yagiye akora mu isi, turabisoma. Twebwe rero akazi kacu ni ukugerageza kwerekana ibyo Yesu adushaka kandi ibyo Yesu yadutumye. Ntabwo twambara uko twiboneye, tugerageza gutanga raporo kandi tugakora neza, dutanga umusanzu wa leta ndetse tukanafasha leta mu bibazo ifite. Leta yacu ni leta ya Yesu Kristo, itorero ryacu, ururembo, itorero ryacu aho muri ryose. Ese dukora akazi kacu neza cyangwa nyuma y'imyaka runaka perezida wacu Yesu Kristo azatureba ati yewe nabahaye akazi, umaze akazi nabahaye mwarakananiwe? Ese ntibizabyabaje ko Yesu Kristo yaza yaratugize ambasaderi, yaravuze ati mugende abazababona bazabona njyewe, maze ugasanga twikorera ibintu bitamushimishije. Twamamaza amatwara ya leta, duhagarariye ariyo leta ya Yesu Kristo umwami wacu. Ndetse mu Cyongereza bavuga ngo dukora promotion of government of God, dukora promotion. Muzi abantu babana bakoze amashyaka cyangwa abantu bari mu mashyaka, ukuntu usanga bakaze bari kwiyamamaza muri iyi minsi, mwabonye ukuntu byari bikaze cyane. Bariya abagabo bose biyamamaza ahantu hose, ndetse hari n'abajya baduhamagara mu mujyi wacu ngo alo, ese mushobora kuzatora inzu bwayo, bagiye bakora za poromosiyo bikomeye cyane. Ese twebwe hari igihe dufata tugahagarara maze tugakora poromosiyo ya guverinoma yacu ya Yesu Kristo, cyangwa twibera mu mazu yacu tukicarira maze tukiryohera kandi tuzi ko tugomba gukora umurimo w'Imana?
dusomye Matayo 28:18-20, nagira ngo turere hamwe amatwara ya leta yacu n'icyo Yesu Kristo ashaka ko dukora kugira ngo twamamaze amatwara ye. Matayo 28:18 kugeza 18 kugeza 20. Wahabonye hano ndarangira ariko numva ni hafi kwagera. Nuko Yesu arabegera nabo ati aho umwari wose mu biro by'isi ngo mugende muhindure abantu b'amahanga yose abigishwa ubasana n'ayata twese umwana n'umubera mubigisha kwitondera ibibabwira byose kandi bivuge nawe isi yose ndavuga ngo yisi. Amen. Ngayo matwara tugomba kwamamaza. Ntabwo ari ukuvuga ngo muzatore Albert, ntabwo mutora muzatore ya mugabo Jack Layton. Amatwara yacu ni ukwamamaza Yesu Kristo. Tubwira abantu yuko agiye kuza, tubabwiriza, tuvuga ijambo ry'Imana, haba mu kazi kacu, haba muri metro, haba ahantu hose turi, tukagerageza kwigisha ijambo ry'Imana. Ngaba akazi Imana yadutoreye kuba ba ambasaderi. Ikindi mwibagiwe, buriya dutanga visa. Ese ambasaderi atanga visa? Dutanga za visa. Dutanga visa ku bantu bakeneye kujya mu gihugu cyacu. Ese visa dutanga ni izihe? Nagira ngo dusome maze turebe visa dutanga. Nagira ngo dusome muri Mariko 16 umurongo wa 15-16. Murebe visa tugomba gutanga. Mariko 16. Mariko 16 umurongo wa 15. Umurongo wa 15 biravuga ngo arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera ni ukuvuga niba tumaze kwigisha tuma iyo visa. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Ese iyo ushaka kujya mu gihugu, ushaka visa tugiye kujya muri Amerika, hari ubwo wavuga uti ntabwo nzakurikiza amategeko yo muri Amerika, bayigoma? Ntabwo bayigoma. Niyo mpamvu natwe iyo maze gutanga tumaze kwigisha ijambo ry'Imana, dufite ubushobozi ndetse dushobora no gutanga visa zo kwegera abo bantu, maze abizeye tukabegeza Yesu Kristo, maze bakagira gute? Bakabatizwa, maze bakiyegurira Yesu Kristo kugira ngo igihe azasangire yiteguye. Hari ikintu gikomeye umwambasaderi adakora, icyo nshaka. Hari ikintu gikomeye umuntu w'ambasaderi adakora. Hari ikintu gikomeye ngiye kubisubiramo umuntu witwa umwambasaderi adakora. Igihe cyose ambasaderi ahagarariye igihugu cye, nta na rimwe ashobora guhindura ubwenegihugu. Mwari mubizi? Igihe cyose ambasaderi ari ambasaderi, ntashobora kwandika kuzuza formulaire yo kuvuga ngo dushaka kuba umuturage wa Canada, tuvuge ambasaderi. Igihe abikoze ni ukuvuga ngo robaye ibirangiye. Nta na rimwe umwambasaderi afata ubwenegihugu arimo, igihugu arimo. Twebwe nk'abambasaderi abenshi twafashe ubwenegihugu bw'ibihugu turimo, twibereye mu by'abantu bo
iyo batemera Yesu tujya muri deba yabo, twikorera mbese usanga twarabaye asimile, twarangije gufata viza, twarangije kwaka ubwene igihugu bw'ibihugu turimo. Niba twarabikoze, niba ntarabikoze, niba warabikoze, igihe cyo guhinduka ugasaba imbabazi, ugasaba imbabazi natwe ugasaba imbabazi kugira ngo dushobore guhagarara neza Yesu Kristo ari wadutumye. Kuko tumuhagarariye nabi tugafata nationalite y'ibindi bihugu byari biturangiranye. Hari inkuru y'umwana mutoya ashaka kurangirizaho. Umwana mutoya ari umwana wiganaga n'abandi. Uwo mwana maze ngo kuba ari umwana abandi bana bajya gukina umupira baba bumvise ishoti hari basubize. Uwo mwana wari muto ku buryo abandi bajya guterana amabuye cyangwa se kugira gute, we ntabikore. Abandi bakwandika mu makayi nabo bashaka gusa abikora. Noneho mu ishuri mwari maze kwiromara arabireba, kuri umwana muri muzima, umwana ntakiri abana, umwana hari ibintu adakora ariko aritonda. Umwana ko yitonda cyane ntabwo ari amuzi. Abana basakuza, abana bakora ibyo bikoresha akiza, aho umwana rwose uwo mwana aba umwana mbese wifite ukuntu yifata. Nuko mwari murabaniriza, nuko agiye kubaniriza umuntu aramubwira ati uriya mwana ni imfubyi, uriya mwana ni imfubyi. Imfubyi ati manza ariyo mpamvu uriya mwana yifata kuriya none, wenda yabuze ababyeyi be yakiri muto, noneho yifata kuriya batimide. Ngomba kureba ukuntu najya nawe ahantu nk'abandi bana kuko bisanzwe kuri abo mwana yamera kuriya. Nuko ariko umwana yarazi ubwenge, nuko mwarimu noneho aramuhamagara avuga ati wa mwana we kuki utameze nk'abandi? Aramubaza aramuzana ati kuki utameze nk'abandi? Ukina nk'abandi, hari ibintu udakora, icyo ukora neza mu ishuri wifata kuki utameze nk'abandi? Nuko umwana aramwegera aramubwira ati njyewe je suis un prince, je suis un prince, niyo mpamvu nifata nk'abandi. Wari uzi ko ndi un prince? Uri umu prince? Ntibishoboka. Oui, je suis un prince. Noneho umwarimu agira curiosité, maze ngo akoze curiosité asanga uwo mwana koko ari umwana ukomoka mu bami, ariko akaba wa mwana nyine wagize ibibazo, ibihugu bye bigira ibihugu bigira za revolte, noneho barahunga bahunze. Uwo mwana nyine ahunga nabo base nyine barapfa, ariko uwo mwana ahunga azi uko agomba kwitwara kugeza igihe ageze mu gihugu cy'abanyamahanga, asigara iyo marike. Maze buri gihe yajya gukora ikintu, abana bajya gukubita ibintu, abana bajya guterana amabuye, akibuka bya bintu se yamubwiye ati sha weho uri umwana w'umwami ufite ukuntu ugomba kwifata. Umwarimu noneho arabyemeye muri iki gitondo nagira ngo mbabwire turi abana, nagira ngo mbabwire yuko turi abambasaderi, tutagomba kwifata nk'abantu bo mu isi, ahubwo tugomba kwifata nk'abambasaderi, tukagerageza gukorera Yesu Kristo wacu, tukagerageza kumufasha mu murimo ukomeye wo guhindura aya mahanga yahirimbanye, amahanga yazambye kubera ibyaha, kubera iyi si yahindutse, maze tukayifasha, tugafasha Yesu Kristo kugira ngo ubwo azasange twese tumwiteguye, ntihazagire n'umubura. Nibyo nambaje niyamariza kandi mbabariza mu izina rya Yesu. Amen.